Mu izina ry'umwami n'umucunguzi wacu Yesu Kristo, ni Muvunyi Emile. Ndagira ngo dukomeze ikiganiro cyacu ukuri kubatura. Ndabashimira abakomeje kujya mukurikira ibi biganiro byacu. Ni ukuri Imana ibahe imigisha cyane, kandi nzi ko nidukomeza gukorera hamwe Imana izadufasha bikagira inyungu ku buzima bwacu bw'umwuka. Ndagira ngo dukomeze ikiganiro cyacu. Duherukana tuganira ku kintumwa yacu muri iyi minsi yacu ya nyuma yakoze, intumwa y'Imana William Marion Branham. Twabonye ko ari we muhanuzi muri iyi minsi yacu ya nyuma wahishutse, wagaragaye w'isi yose, ureba uwera n'uwirabura, ureba umuntu uwo ari we wese kuri iyi si. Ubutumwa bwe si ubutumwa bw'igihugu kimwe cyangwa bw'ubwoko bumwe, ni ubutumwa bureba inyoko muntu, ni ubutumwa bureba isi yose. Rero nyuma yuko tumaze iminsi mu mavideo yabanje dukoresheje Bibiliya, tumaze kubona ko koko isi ikeneye umuhanuzi kugira ngo ibone agakiza, ibone Imana, imenye Imana, ndetse tumaze no kugaragaza ko muri iyi minsi yacu ya nyuma hagomba kuboneka umuhanuzi. Umwuka wera ugomba kugaragara ku muhanuzi kugira ngo agarure kwa kwizera kwatakaye, kwa kwizera kw'intumwa. Twabonye ko uwo murimo wagaragaye mu mukozi w'Imana William Marion Branham. Niko twabibonye dukoresheje Bibiliya. Ababigizeho ikibazo bafite uburenganzira kuzabaza ibibazo tugasubiza. Hari igihe tutashobora kuvuga byose kubera ko wenda nta bibazo byavutse, ariko iyo habonetse ibibazo bituma abantu basobanura ibintu bikumvikana cyane. Ariko dukoresheje Bibiliya mu magambo make twabonye ko uwo muhanuzi ari William Marion Branham. Uyu munsi rero twabonye ubushize buryo ki yagaruye umubatizo w'amazi menshi mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Kare umubatizo mwiza wa Bibiliya w'ukuri kandi wonyine rukumbi, kuko twabonye ko mu Befeso igice cya 5 umurongo wa mbere cya 4 umurongo wa 5 niba ntibeshye avuga ngo hariho Imana imwe, hariho n'umubatizo umwe. Ni ukuvuga ngo ntabwo hari imibatizo ibiri, umubatizo umwe w'amazi uhari w'intumwa wa Bibiliya ni mu mubatizo w'amazi menshi mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Abakenera kunyumva bareba video yabanjirije tugiye gukora. Ubu rero ndagira ngo ninjire mu gaciro ko kumenya izina ry'Imana, kubera ko twabonye ko umubatizo wabaye ari umubatizo w'amazi menshi mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Ubu rero ndagira ngo noneho twinjire turebe agaciro ko kumenya izina ry'Imana iryo ari ryo. Tubona muri Bibiliya ahantu hose bavuga ngo ubwoko bwitiriwe izina ryanjye, ubwoko bwitiriwe izina ryanjye. Bivuga ngo tugomba kumenya neza iryo zina witiriwe. Niba usenga ni irihe zina dukoresheje Bibiliya, kuko ubwo butumwa bwose nk'uko nabibabwiye umuhanuzi arabutugaruyeho, ukuri kurahishuka kandi kuramenyekana. Turafatikanyiriza hamwe kureba mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 16, ndasoma umurongo wa mbere n'uwa kabiri byonyine. Dusome mu izina rya Yesu. Ujye uziririza ukwezi Abibu, uziririza Uwiteka Imana yawe Pasika, kuko mu kwezi Abibu arimo Uwiteka Imana yawe yagukuriye muri Egiputa nijoro. Ujye utambira Uwiteka Imana yawe ibya Pasika byo mu mikumbi no mu mashyo, ubitambire ahantu Uwiteka azatoraniriza kuhashyira izina rye ngo rihabe. Amen. Umuhanuzi Mose asabye Isirayeli, asabye abasenga, asabye ubwoko bw'Imana kutajya gusengera ahabonetse ahariho hose. Wemerewe gusa kujya gusengera ahantu Uwiteka Imana yatoranije kuhashyira izina ryayo ngo rihabe. Ahantu hari izina ry'Imana niho honyine abasenga bemerewe kujya gusengera. Ahandi hose ntago wemerewe kuhasengera tugendeye kuri Bibiliya. Bibiliya itubwira yuko
nujya gusenga, nujya gutamba, ujye gusengera ahantu Imana yatoranyirije kuhashyira izina ryayo ngo rihabe. None se iryo zina ry'Imana ni irihe? Cyangwa se nitumara kurimenya yarishyize he, kugira ngo tumenye ahantu hazima dukwiye kujya gusengera. Ukwibaza ku izina ry'Imana si wowe wenyine wa mbere waba ubikoze. N'umuhanuzi w'Imana Mose yabyibajijeho, yibaza ku izina ry'Imana. Buri muntu wese usenga akwiye kumenya ngo Imana nsenga yitwa ngo iki. Nibaza ko ikibazo ushobora kubaza abantu basenga, ushobora kubaza abizera muri iyi minsi ntibabone igisubizo, ni ukubabaza ngo Imana usenga yitwa nde? Nzi ko abasubiza icyo kibazo ari bakeya. Aza kugira ngo n'Uwiteka. Ubajije nk'abasenga, nzi ko abaza abasenga benshi bafata wenda nka bakekwa abantu nk'igihumbi. Nibaza ko babajije Imana basenga ntibabura nk'amazina nka 300 baguhereza atandukanye y'Imana yabo. Nyamara kandi Imana igira izina, kandi izina rimwe. Bamwe bazakubwira Uwiteka, abandi bakubwira Rurema, abandi bakubwire Igitare, abandi bakubwire Ishobora byose, abandi bakubwire Umwami w'abami. Bazakubwira ubwoko bwinshi bw'amazina, ariko ayo mazina yose ntabwo ariko ari amazina y'Imana. Ibyo ni ibisingizo, ni ibyitiriro abantu bashobora kwitirira Imana kubera ibyo yakoze, kubera uko bayibonye, ariko mu by'ukuri izina ry'Imana ni rimwe rukumbi kandi naryo rirahari. Kugira ngo umenye yuko atari wowe wenyine ukwiye kuryibaza, ko n'abahanuzi bakomeye baryibajije, muramerekeza dusome mu Kuva igice cyaho cya 3 n'umurongo wa 13. Kuva igice cyaho cya 3 n'umurongo wa 13, tuhabona umuhanuzi Mose Imana yahamagaye iramutuma, irangije arayibaza ati ariko nubwo ntumye, nubwo ngiye kukubwiriza, nkwiye kumenya Imana ngiye kubwiriza iyo ariyo ndetse n'izina ryayo. Nawe niba usenga ukwiye kumenya Imana usenga uko yitwa n'izina ryayo, ndetse niba uri n'umuvugabutumwa ukwiye kumenya Imana ubwiriza uko yitwa, izina ryayo iryo ari ryo. Reka dusome mwumva uko havuga. Kuva igice cya 3 umurongo wa 13. Mose abaza Imana ati ningera ku Bisirayeli nkababwira ni Imana y'abasokuruza banyu yabantumyeho, bakambaza bati yitwa nde, nzabasubiza iki? Urumva ko yarakeneye kumenya izina ry'Imana. Imana isubiza Mose ati nduwo ndiwe, kandi iti abari kuzabwira mu Bisirayeli uti ndiho yabantumyeho. Kandi Imana ibwira Mose iti abari kuzabwira Abisirayeli bati Uwiteka Imana y'abasekuruza banyu, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo yabantumyeho. Iryo niryo zina ryanjye iteka ryose, urwo rwibutso rwanjye rubahoraho ibihe byose. Urabona ko ahangaha mu by'ukuri usomye ku igisubizo Imana yahaye Mose, nduwo ndiwe, ndiho, ndi Uwiteka, ndi Imana ya Aburahamu, ndi Imana ya Isaka, ndi Imana ya Yakobo. Mu by'ukuri urebye wabona ko ahangaha nta gisubizo cy'icyo Mose yarabajije Imana yamuhaye, kubera yuko Mose yabajije Imana igisubizo itari bumuhereza ako kanya, kubera ko izina rihishuka iyo Imana yambaye umubiri gusa. Iyo Imana ikiri mu mwuka ntabwo yabasha kugira izina. Izina ry'Imana rihishuka iyo yambaye umubiri. Ni nk'uko nawe iyo ufite umwana umaze gutwita mu nda muri foyer, umugabo n'umugore, Imana imaze kubaha umwana akaba ataravuka akiri mu nda, bagena izina bazamwita, ariko ntibashobora kurivuga umwana ataravuka ngo afatike. Barivuze ndetse abantu babaseka bati se uwo mwana muvuga ari hehe? Iryo zina riri ry'uwo mwise ari hehe ko adafatika? Ndagira ngo mwumve yuko izina rijyana no kugaragazwa, rijyana nuko uryise ahari agaragara afatika, ugira ngo mutandukanye n'abandi bahari bagaragara bafatika. Niyo mpamvu Imana ikiri umwuka ntabwo yashoboye gusubiza Mose. Yamubwiye ibyitiriro byinshi ariko ntiyamubwira izina.
izina ry'Imana ryagaragaye igihe Imana nayo yambaye umubiri igafatika, nibwo n'izina ryayo ryagaragaye. Haleluya. Muramfasha twongere turebe ibyanditswe byera igihe turi muri etide kumenya iryo zina ry'Imana dusenga iryo ari ryo, kugira ngo bidufashe kumenya ko noneho ari ryo zina wambaza cyangwa uri ubwoko bwitiriwe iryo zina. Turareba mu isezerano rishya, mu isezerano rishya muri Yohana, ni Yesu ubyivugira, Yohana igice cyaho cya 5 n'umurongo wa 43. Twumva uko Yesu avuga. Yohana igice cya 5 n'umurongo wa 43, Yesu aravuze ngo, "Jye naje mu izina rya Data, ntimwanyemera, ariko undi naza mu izina rye ubwe, we muzamwemera." Yesu muri uyu murongo hari ikintu aduhishuriye. Aduhishuriye yuko izina rye atari irye bwite. Oya, aratubwira ngo izina rye ni irya Se. Yaje atwaye izina rya Data, yaje atwaye izina rya Se, ntabwo ari izina rye bwite. Ibyo birakwereka yuko izina rya Data ari Yesu, ko Imana Data yitwa Yesu. Uyu murongo urabitubwiye ko Yesu ataje mu izina rye bwite, ahubwo yaje mu izina rya Se. Reka turebe ahandi. Yohana igice cyaho cya 12, noneho uko Se yivugiye, ise noneho uko yivugiye. Yohana igice cyaho cya 12, mubu ukuntu havuga. Ndahera ku gice cya 12 umurongo wa 28. "Data, ubahiriza izina ryawe." Mbega Imana Data igira izina. Yesu yari hamusaba ngo ubahiriza izina ryawe. "Data, ubahiriza izina ryawe." Nuko ijwi rivugira mu ijuru riti, "Ndaryubahirije kandi nzongera kuryubahiriza." Haleluya. Yesu yarimo agaragaza, usomye inkuru yose, ibyo agiye kunyuramo, ubuzima agiye kubamo. Ageze hagati mu gice, mu magambo ye avuga ati, "Data, ubahiriza izina ryawe, kuko si iryanjye. Sinaje mu izina ryanjye, naje ntwaye izina ryawe. None Data, ryubahirize." Imana ihamiriza yuko koko izina rya Yesu atari iry'uwo mwana, ahubwo ari iryayo ubwayo. Iravuga ngo, "Ndaryubahirije kandi nzakomeza kuryubahiriza." Uyu ni umurongo wa 2 utwereka yuko izina rya Yesu ari ryo zina rya Imana, ari ryo zina rya Data wa twese. Reka twegere imbere turebe Yohana n'ubundi igice cyaho cya 17. Yohana igice cyaho cya 17. Ndahera ku murongo wa 11. Haravuga ngo, "Yarimo asabira intumwa, umva uko yabasabiye. Kandi ibyanjye byose," mbere ku murongo wa 10, "n'ibyawe nabyo ni ibyanjye, kandi nubahirijwe muri bo. Jye sinkiri mu isi, ariko bo bari mu isi, naho jye ndaza kuri wowe. Data wera, ubarindire mu izina ryawe wampaye,
ngo babe umwe nk'uko natwe turi umwe. Ubarindire mu izina ryawe wowe Mana, ubarindire mu izina ryawe wampaye. Ubarindire Data wera, ubarindire mu izina ryawe wampaye. Hepfo aravuga ngo nkiri kumwe nabo nabarindiraga mu izina ryawe wampaye. Urabona neza yuko Yesu aragaragaza neza ko izina ritwaye rye atari irye. Yohana 5:43 hatubwiye ngo nge naje mu izina rya Data ntimwanyemera, ariko undi naza mu izina rye bwite muzamwemera. Uwo murongo uratubwira yuko izina rya Yesu atari irye, ni irya Se. Ageze kuri Yohana 12 yavuze ngo Data ubahiriza izina ryawe wampaye. Ijwi rivugira mu ijuru, atari Yesu noneho, rivugira mu ijuru abantu bose bumva, riravuga ngo ndaryubahirije kandi nzakomeza kuryubahiriza. Haleluya. Izina ry'Imana ubwayo, abantu baraho barumirwa bati Imana ivuganye nabo, abandi bati ni inkuba. Bumvise ijwi rivugiye mu ijuru rivuga ati iryo zina naguhaye ndaryubahirije kandi nzakomeza kuryubahiriza. Urabona ko iyi mirongo ikwereka yuko iryo zina ry'Imana ubwayo ari Yesu. Hanyuma murongo wa 17 yavuze ati Data ubarindire mu izina ryawe wampaye. Ni ukuvuga ngo abantu abizera, abasenga, abakunda Imana barindirwa muri iryo zina ry'Imana. Imana yahaye umwana wayo mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu yavuze ngo muzirukana abadayimoni mu izina ryanjye. Abo barindiwe muri iryo zina. Muzirukana abadayimoni mu izina ryanjye. Muzasenga icyo mukeneye cyose mukibone mu izina ryanjye. Haleluya. Muzasenga musubizwe mu izina ryanjye. Icyo muzavuga n'icyo muzakora cyose muzagikore mu izina ryanjye. Kubera ko iryo zina ni uburinzi, ni umutekano, ni sekirite. Urumva ko kurimenya ari iby'agaciro gakomeye cyane. Iryo zina rero rya Yesu, niba mubizi neza, ntabwo ari Mariya wari mu isi, nta nubwo ari na Yosefu wari mu isi. Iryo zina ryazanywe na marayika Gaburiyeli mu gice cya mbere cya Matayo umurongo wa 18 uhereye aho. Marayika Gaburiyeli yahuye na Mariya ari umwari, aramubwira turahiriwe mu bakobwa bose, dore uzasama inda, uzabyara umwana, uzamwite Yesu. Ntabwo ari izina rya Mariya yatekereje, nk'uko uyu munsi mu muryango iyo ugiye kubyara ujya utekereza ku izina bazita umwana wabo. Umubyeyi w'umugabo akitekereza izina yakwita umwana we, umugore akamubwira ati bakariganiraho bakarihitamo. Ariko muri Bibiliya turabona yuko izina Yesu si Mariya na Yosefu barihisemo, oya, ni marayika barizanye rihawe n'Imana, tuzamwite Yesu. Niyo mpamvu azaba uwera wisumba byose, azima ku ntebe ya sekuruza Dawidi. Niyo mpamvu Mariya yamwitaga umwana we, yamwibagiriye Yerusalemu, yamubwiye ati bingwiriye kuba mu rugo rwa Data. Yahagaragaje yuko Yosefu atari we se. Rero nk'uko umwana yitwa na se, Imana nayo ko ariyo ise wa Yesu yamwise izina, kandi izina yamwise ryari iryayo ubwayo. Haleluya. Niyo mpamvu Yesaya mu gice cya 9 murongo wa 5, Yesaya 9:5 haratubwira amagambo ngo umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye. Azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese uhoraho. Uwari uvutse yari Imana ikomeye, yari Data wa twese uhoraho, yari umujyanama, yari n'umwana. Hanyuma Yesu muri Matayo 28:19 agiye mu ijuru aravuga ngo mujye kubatiza abantu mu mahanga yose, bazabatize mu izina rya Data wa twese
Umwana n'Umwuka Wera. Nuvuga ngo Data uko yitwa, uwo Mwana uko yitwa, Umwuka Wera uko yitwa, iryo zina aba ariryo mujya kubatizamo. Haleluya. Intumwa ku munsi wa Pentekote zihera ko zimenya ko izina rya Data, Umwana, Umwuka Wera ari Umwami Yesu Kristo. Niyo mpamvu uhereye icyo gihe batangiye kujya bajya mu mahanga yose babatiza abizera bamaze kwihana, bakabatsa mu mazi menshi mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Kugira ngo video ibe ntoya ndabaminiye aha, tuzakomeza ariko kugira ngo mwumve iryo zina iryo ari ryo. Abatabyumvise neza muzakurikira video ikurikiyeho. Imana ibahe umugisha. Ni mwene so Muvunyi Emile mu kiganiro cyitwa Ukuri Kubatura. Muzamenya ukuri kandi ukuri kuzababatura. Shalom.